nongeye kubasuhuza mwese ndabifuriza kumera neza Uwiteka akomeza abarinde. Uyu munsi ndababwira ibimenyetso 10 byakwereka ko impyiko zawe zirwaye. Icya mbere ni ukwihagarika cyane, gusoba cyane, gukora ibyoroshye cyane. Bishaka kwereka yuko impyiko zawe zifite ikibazo, utuyunguruzo tw'impyiko twaba twarangiritse, cyangwa se kikaba ikimenyetso cy'uko hari ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Icya kabiri ni ugusoba amaraso mu nkari. Icya gatatu ni ukubyimba cyangwa kwiyongera ibiro cyane. Iyo tuvuze kubyimba ni handi byimba ukorasa umubyibuho, ibirenge bikabyimba n'ahandi, cyangwa se ukabona urimo uragira ibiro byinshi utakabaye ufite. Hari uguhora unaniwe, kwa kundi umuntu ahora yumva yacitse intege, akumva ari ibintu byoroshye, akumva ari ibintu bisanzwe. Ibyo nabyo ugomba kubitaho attention. Hari ukuzamuka k'umuvuduko w'amaraso, hari uguhorana imbwa cyangwa ibinya mu mikaya, hari kugira urufuro mu nkari, kuzana ibiheri bya bindi wumva washimagura buri kanya, hari kuba umutima wawe utera cyane. Icyanyuma ni uguhorana isesemi no kuruka. Jya kwa muganga.